ufashe telefone umamagaye shani ukuri nawe urumva umamagaye kumbuye nisensa nkubonekewe ntabwo numva ukuntu umuntu avuka agakura akava mu nda ya nyina akarinda abo umukecuru akazana imvi nta bwenge afite witonde we muzima kuzageza ugarutse amahoro biriya bimero by'i Kigali n'abagore b'i Kigali ntibizakura rero ngo uhereyo tuba twagiye mu rukundo tukibagirwa family isi yuko ahubwo aka kanya mbivuze bahita bakwirukana izo si zacu areke za bose ziri kurwanara umuntu arifata akazana indaya kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ariko ni umuguzi wa zagerageze ifata neza zagaruka ariko ngiye gushaka amafaranga nibyo kandi amafaranga ari ngombwa yego aya humura mugabo ahubwo se nzagera i Kigali ubu ngubu yego ko basanga naragenda ariko nta kibazo ngira ngo hagarara ubwire gato kugira ngo ubwire nubwo ngiye nta kwezi kuzashira ntagaruka yego nuko uzagira ubanguke menye urugo ndagiye i Kigali ntabwo nzatindayo urumva muhungu wanjye urumva ngiye guhaha ubwo ndizera ko isaa 10 zajya kugera nagezeyo ngerayo ndababwira ndashaka telefone mamagare numve ko mwageze akangira bizi ko kapfuye no gushaka aga telefone duhamagara mugabo mwiza rero dore uragiye ugiye i Kigali Kigali bishuka biharura bizi umbabarire mugabo wanjye uzihangane witonde we muzima kuzageza ugarutse amahoro biriya bimero by'i Kigali n'abagore b'i Kigali ntibizakura rero ngo uhereyo uzagaruke nk'uko ugiye zagaruka rwose uransezeranyije mugabo mwiza reka nkubwire nubwo ubona ngiye i Kigali ntabwo ngiye kuba inzererezi ntabwo ngiye kurangara ngo ndebe ibishuka i Kigali bihari ni byinshi ahubwo ngiye gushaka agafaranga kandi agafaranga ni nkazana menye ko ari akanjye nawe uzasigare ku rugo amahoro abagabo bo ndabazi wabonye ngiye haza kujya kunyinjira urugo umuntu wihagarare umenye kuri umugore w'urugo ukaba n'umugabo byo ndabikubwiye ubimenye mugabo mwiza rero ndagusezeranya ko urugo nzarusigaraho amahoro sinzaba indangare sinzaba umwasama ukusiza urugo rwawe niko uzagaruka ukarusanga uhumure nzaba umugore mb'umugabo humura nawe uzakore neza ugaruka amahoro wumva se bebe sigara amahoro ndagiye urumva nzagaruka nzakuzanira bombo nyinshi n'amabiswi uzakomera ikigabo ubu umugabo aho papa wawe atari uzawujya ubuhari sibyo uranyumva
wa mukozi wanyohereje yaheze hehe ko ntaramubona kugeza ubu? Okay. Ndabona namamagaye, reka mwita rupi. Halo? Wageze kuri apartment? Komeza uze. Imbere gato, ukomeza imbere. Igipangu cya green urakibona, ndi ku muhanda neza. Yes, nageze ahantu ubona ndi ahantu hari ibitaje birebire, ngo ni kuri D&D appointment. Yes, apartment. Hako mufite ibizu Kigali wa ibi bizu ko murari byiza. Ndaje kabisa. Okay, ubu nduva wahageze. Sawa. Sambe nahageze. Kado, wenda gucura igipangu bite sha? Oya nangorane. Ngaho njira. Nangorane. Kinga. Nashitse. Kinga. Yego. Aha bafunga gute none? Ubunyacaro n'ubu ntago aha wageze ni Kigali Kado urabyumva? Nashitse ni we boss. Kigali ntago bajya bahoberana. Urumva? Bite? Sawa. Ibintu tugenda. Salade. Komezari ya wicaye hariya. Ego. Wicara. Nani kisigaho? Wicara aha ngaha Kado. Kose Kado. Karame. Umeze ute? Ni salade. Nangorane. Aha wageze rero? Yego. Ni Kigali. Ngira ngo nizere ko umuntu wakumpaye yakumpaye kwizeye sibyo? Yego sha. Harya Kado, wambwiye ko witwa nde? Njye nakubwiye ko nitwa Mike Nangorane. Mike? Yego sha. Ntacyo ariko niyo nazajya mwita mikoro sibyo? Uzagira ikibazo. Nawe wanyita Macron njye Nangorane sha. Ariko reka nyitare ngaha. Oya, icara hajya ku ntebe jya kuva ujya ku ntebe. Iwanyu nuko bamutoje hano ni Kigali, hano wageze Kigali sibyo? Nabibona hariya ko hatandukanye n'iwanyu. Esha ajya. Hariya wabonye amazu. Hajya kuri Asiyeje nabonye itaje. Yatari. Iwanyu ntayihaba sibyo? Iriya nanjye nzoyirondera vuba. Cece nkakubwira. Shyira hariya akabaga kawe gashyire hariya. Iyi kapu cyane. Gishyire hariya.